Hello guys, ndagushimiye cyane kandi nongeye kuguha ikaze aho dukurikira kuri Run with Dr. Liv, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, um, kuva umutwite, umubyaye ndetse na rwa rugendo rwose rwo kurera umwana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni ibiki abamama baba begispekita ku bapapa igihe cyose batwite, ni uruhe ruhare rw'abagabo rw'abapapa igihe cyose umumama atwite, kugira ngo turebe ese bishobora kugira impact muri ya mikurire y'umwana umutwite, ndetse yaranavutse bikaba nyine byamugiraho good impact cyangwa bad impact. Guys, nimba uri umupapa, nimba uri umumama, nimba uri umukobwa, nimba uri umusore, ibiganiro byose birakureba kugira ngo ugire knowledge ku bintu nyine nawe reka kuri hantu ushaka kuzagera mu gihe runaka cyangwa uri muri iki gihe rwose, kugira ngo bigufashe. Kandi purpose yacu ni ukugira nyine abana bakure neza, barerwe neza, ikindi nyine bitabweho neza kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Rero ndagushimiye nimba uri mushyashya ufunguye YouTube channel, ugenda udakoze subscribe, udakoze like. Guys, rwose ntimukajye gukora like kuko bituma nyine ibiganiro byacu bigera ku bantu benshi, bigafasha abantu benshi, bigatuma nyine abantu intego yacu twifuza kugeraho, gutuma ubumenyi dufite, ibintu byafasha abantu, ibintu byafasha abana bigera ku bantu benshi rwose bashoboka, kugira ngo bikomeze no gufasha abana mu mikurire yabo, mu buzima bwabo, no kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero rwose nifuje kuvuga ese ni ibiki abamama baba begispekita ku bapapa igihe cyose batwite, kandi bizafasha abana nyine gukora neza. Ubundi ni ibintu biri challenging cyane yuko tuvuga urugero baba bavuye muri bwa buzima, ari abasore, nta nshingano nyinshi, nta responsibility nyinshi, then incidentally akisanga nyine aho agiye kuba papa, aho agiye kuba responsible, aho agiye kuba nyine wa muntu ukomeye mu rugo, wa muntu ugomba nyine kureberera abantu benshi icyarimwe, wa muntu nyine uri on top y'ibintu byose. Uyu munsi rero tujya kureba ese ni ibiki nyine tuba twegispekita kuri bo, ni ibiki abamama baba begispekita kuri bo, kandi rwose bishobora gufasha no mu mikurire y'umwana. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya rwose, nimba uri kunkurikira uri umusore, umupapa, aka kanya ukaba ufite umumama utwite, ukaba ufite ukaba uri kumwe n'umupatana yawe mutwite, icya mbere ugomba kumenya uko uri kwiyumva kose, just know ko be normal, nyine the way you feel ako kanya ni ibintu biri normal. Waba ufite ubwoba, wari buri anxious, waba wumva udafite ikintu cyo gukora, waba wabaye frustrated na situation ihari, igihe cyose umumama atwite, it's just normal, ni ibintu bisanzwe, just feel like you are normal. Nyine ni ibintu bisanzwe, kwiyumva gutyo, ko ufite ayo marangamutima, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu nyine bisanzwe, bifate nk'ibintu bisanzwe, kuba wagira ubwoba, kuba wahangayika, kuba wabura icyo ukora, sometimes ushobora kubona n'inama nziza wamugira, for example, niba umumama atwite, benshi uzasanga baruka buri kanya, agira isesemi, nta kintu ashaka kurya, ari very angry. Ni ibintu bisanzwe nyine kugira iyo ntuze, uzasanga n'abapapa benshi, those dads to be, nyine nabo bamera nkaho akumva nyine yabuze icyo akora, akumva afite ubwoba, even ashobora kuba afite icyo akora akumva ntabwo kiri right. Izo feelings zose, just I wanna tell you ko ari ibintu bisanzwe, it is extremely normal kwiyumva gutyo igihe cyose uri muri iyo situation. Ariko nanone hari ibintu byinshi moms baba kwegispekitaho, mama aba kwegispekitaho, umupatina wawe aba kwegispekitaho igihe cyose atwite, cyane cyane ari muri bya bihe bitamworoheye, ibihe yumva nta kintu ashaka, ibihe yumva yahuzwe ibintu byose yakundaga, ibihe yumva yacitse intege, ibihe yumva ameze nk'urwaye kandi ari muzima. Ibyo bintu byose rwose ni ibintu bigoye, biri challenging, haba ku mama, haba ku papa, ariko just know it is normal,
kandi ibintu birangira nyine. Rero ikintu cya mbere tuba tukwexpectaho just ni ukuba empathetic, nyine ukaba wa muntu uri empathetic, nyine just ifate nawe wishyire muri wa mwanya w'uwo muntu muri kumwe ako kanya, nibwo uzumva ukuntu amerewe. Rimwe na rimwe tuvuge urugero, umumama ashaka ko twite ari kuruka kenshi umva yacitse intege, akaza akakubaza ndi kumva ameze gutya, ndi kumva ameze gutya, nyine just weho ifate wishyire muri wa mwanya we, wumve ukuntu waba umeze, nibwo uzanamenya the right. Guys, hano hari umwana yaragiye kumena ibintu, ariko no, what are you doing? What are you doing? Guys, hano hari umwana nyine aba ari kumena ibintu, mana nyine ni ibintu like what are you doing? Nyine kugira ngo uzajye umenya n'amagambo meza yo kumusubiza igihe cyose akubajije cya kibazo wumva udafite igisubizo muri ako kanya, just nyine be empathetic, wishyire muri wa mwanya wiwe, niba uzajya ubona amagambo nyine umusubiza. Sometimes ashaka kuza kukoza I feel tired, meze nabi, ndi kumva nacitse intege, ndi kumva nyine just ukavuga ihangane bizashira. Guys, uzasanga nyine umubwiye ijambo atashakaga kumva, cyane yuko umubwiye ijambo rimwereka yuko ntabwo uri kumva feelings ze, ntabwo uri kumva situation nyine ari kunyuramo. Ariko ufashe ukitereka muri wa mwanya arimo, imagine ari wowe uri kuruka buri kanya, ibaze ari wowe wahuzwe ibintu byose wakundaga, ibaze ari wowe uhora wumva unaniwe, ibaze ari wowe ho kuryama byananiwe, ibyo bintu byose baje kubyishyiraho nyine, nibwo uzabasha kujya umenya amagambo meza umusubiza, nyine atuma yumva ari well supported, nyine atuma yumva ari kumwe n'umuntu rwose umuturisha, umuha amagambo meza yo gutuma nyine yumva agira courage. Ni ibintu nyine bitoroshye, ariko nanone ni ibintu bishobora kuba easy igihe cyose nyine wabaye empathetic, nyine wabashije kwishyira mu mwanya we. Ikindi ugomba kumenya ni uko nyine urwo rugendo rwose muba muri kurunyuranamo muri babiri, nta kuvuga ngo ni we wenyine, just numenye ko muri kubinyuranamo muri babiri, nibyo bizatuma umusapotinga neza, umugira inama nziza, ikindi muba hafi nyine nk'uko bikwiriye. Tuvuge urugero, ni mama atwite, murabizi bagira utubazo twinshi mu gihe cyose batwite, nyine icyo gihe niwumva ko muri kumwe, ni cya gihe nawe uzamusaporta nk'umupatana mwiza, ukamuba hafi, ukamugira inama, ukamufasha aho biri ngombwa, ukamushyigikira nyine aho biri ngombwa hose, kugira ngo akomeze kumera neza. Rwose kumva yuko ariko no, what are you doing? Take your things. Guys, nyine ni ibintu biri challenging, ariko ni ibintu muba mukwiye kunyuranamo muri babiri, kugira ngo nyine mwese mukomeze kwita ku mwana mutwite, azavuke neza, ameze nyine neza. Rimwe na rimwe uzabona nyine abamama bumva ari babantu like bari ignored, batitaweho, nyine bari nyine ignored. Just like I don't know how I can say it right mu Kinyarwanda, gusa nyine bazumva ari babantu bari ignored, nyine bivuga yuko uba ugomba kuba concerned ku kintu cyose, kugira ngo yumve ko hari umuntu iruhande rwe igihe cyose afite aka issue, ukaba waba uwa mbere kumuturisha, kumusubiza, kumuha courage, kugira ngo nyine akomeze amere neza. Ikindi, abapapa bagomba kuba involved, ntabwo ugomba kugenda ngo like urugero, umumama ashaka kurara ijoro ryose adasinziriye, wowe ukagenda ugasinzira ugatuza, like nta kintu na kimwe cyabaye. Guys, just know ni umwana wawe, nawe ugomba kuba concerned, ugomba kuba involved, nyine ibyo anyuramo nawe ukamera nkaho uri kubinyuramo, nibwo buryo bwiza azumva ari kumwe n'umuntu rwose, kandi umwitayeho, yitaye no ku mwana nyine atwite, kandi bari kumwe no muri urwo rugendo rwose, kugira ngo nyine akomeze amere neza. Ikindi kintu ushaka kubabwira, ugomba kwita cyane cyane ku marangamutima y'umumama utwite, kurusha no kuba physical life. Ntagomba guhangayikira ko umumama ari kubyibuha, ari kunanuka, ari kumera gutyo, izo change zose ziri physical ntabwo ziri very concerning, ahubwo ikintu ugomba kwitaho ni amarangamutima
nyine y'uwo mumama kugira ngo umurinde kuba yagira stress, anxiety, ibyo bintu byose bishobora even kwafekita ubuzima bwe, bikafekita ubuzima bw'umwana. Rero ni ikintu gikomeye kuba emotionally concerned kugira ngo urinde umwana bose kuba bagirwaho na effect zo kugira emotional disturbances, kandi ikindi bizagufasha nyine bifashe n'umumama bose kugira ngo bamere neza nyine n'ubuzima bwabo bukomeze kumera neza. Ikindi kintu cya nyuma nshaka kukubwira guys, niba uzi ko ugiye kuba dad to be, ugomba kuimprovinga your financial status. Oh my god, do you know what Nora is doing guys? Arimo aranyura munsi y'ameza. Just look, reba ahantu ageze. Ariko no, reba ni ukuri, murandebera ibintu umwana akora, murandebera ukuntu umwana anyura munsi y'ameza guys, murareba ukuntu utwana dukubagana, akana kakanyura munsi y'ameza bya siri. No, reba ukuntu anyura guys, nyine murebe ukuntu utwana dukubagana tunyura munsi y'ameza kweli. Nyine ni ibintu biri challenging nk'uko twari kubivuze. Nyine nimba ugiye kuba mom to be, dad to be, guys you have to be concerned ukimprovinga financial status yawe, kuko ni ibintu bizasaba amafaranga nyine nk'uko mubyumva. Ikindi nyine uko improvinga financial status yawe bizakuvaniraho stress, bwa buntu bwose nyine bishobora gutuma wumva utameze neza, bitume nyine ari umumama ari umupapa bose bamera neza. Ubwo rero nizere ko hari akandi kantu wungutse muri iki kiganiro. Nimba uri papa uri kunyumva, nimba uri witegura kuba papa, ibyo rwose birakureba kugira ngo ujye umenya uruhare rwawe muri cya gihe umumama atwite, bya bintu ukwiye gukora kugira ngo nyine umworohereze, umufashe kugira ngo nawe urugendo rwe rwo gutwita rumumerere neza, nyine ari afite wa muntu umushyigikira, wa muntu umusapotinga, wa muntu umwumva mu marangamutima, kugira ngo nyine akomeze kumufasha kugira ngo nawe yiteho ubuzima bw'umwana bugende neza, bose nyine bagende bamera neza rwose kandi bitaweho. Rero nimba uri umupapa ukaba ufite umumama utwite cyangwa witegura gutwita, tangira ube prepared, emotional, physical, financial, kugira ngo nyine ubuzima bw'umwana buzagende neza n'ubuzima bw'umumama buzagende neza. Nizere ko rero iki kiganiro wongeye kunguka ikindi kintu gishya kandi kigiye kudufasha kugira ngo nyine ubuzima bw'umwana bugende neza. Guys, hano hari akana gakubagana. Ubwo rero niba utarakanda subscribe kandi wumva ibiganiro byo waba ushaka, please do so, kugira ngo nyine tujye tubana kenshi kandi vuba ibiganiro byinshi bigenda bitwungura ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bw'umubyeyi, na bya bintu byose bizadufasha kugira ngo abana bakomeze kumererwa neza. Ciao ciao.